Yesu Kristo nashimwe inshuti z'umusaraba. Tugeze ku munsi wa 259 dusoma Bibiliya. Uyu munsi turahera ku bice 25. Reka dusome mu izina rya Yesu. Abayuda baregera Pawulo imbere ya Fesito. Fesito ageze mu butware bwe amara iminsi 3 maze ava i Kaisariya ajya i Yerusalemu. Abatambyi bakuru n'abakomeye mu Bayuda bamuregera ibya Pawulo, baramwinginga bamusaba kubagirira neza ngo atumire Pawulo azi Yerusalemu, biteguye kuzamwubikira ngo bamwicire mu nzira. Ariko Fesito abasubiza yuko Pawulo arindirwa i Kaisariya kandi yuko ubwe agiye kujyayo vuba. Arababwira ati, nuko abakomeye muri mwe bamanuke tujyane, bamurege niba hari icyaha yakoze. Amaze iminsi idasaga 8 cyangwa 10 ari kumwe nabo, aramanuka ajya i Kaisariya. Bukeye bwaho yicara ku ntebe y'imanza, ahamagaza Pawulo. Ageze aho Abayuda bavuye i Yerusalemu baramugota. Ageze aho Abayuda bavuye i Yerusalemu baramugota, bamurega ibirego byinshi kandi bikomeye, ibyo batabasha guhamya ko ari iby'ukuri. Pawulo ariregura ati, nta cyaha nakoze mu mategeko y'Abayuda cyangwa ku rusengero, habe no kuri Kaisari. Fesito ashatse kwikundisha Abayuda abaza Pawulo ati, urashaka kujya i Yerusalemu gucirirwayo urubanza rw'ibyo imbere yanjye? Pawulo aramusubiza ati, mpagaze imbere y'intebe y'imanza ya Kaisari niho nkwiriye gucirirwa urubanza. Nta kibi nagiriye Abayuda kandi nawe urabizi neza. Nuko niba narakiraniwe cyangwa narakoze ibikwiriye kunyicisha, sinanga gupfa. Ariko niba ari ibinyoma iby'ababandezi, nta muntu ubasha kubampa njuririye kuri Kaisari. Fesito amaze kujya inama n'abanyarukiko aramusubiza ati, ujuririye kuri Kaisari, nuko rero urajyeyo. Fesito abwira umwami Agiripa ibya Pawulo. Hashize iminsi umwami Agiripa na Berenike bajya i Kaisariya baramutsa Fesito. Bamazeyo iminsi myinshi, Fesito atekerereza umwami ibya Pawulo ati, hariho umuntu Feliki asize ari imbohe. Ubwo nari i Yerusalemu, abatambyi bakuru n'abakuru b'Abayuda bandegeye ibye bashaka ko muciraho iteka. Ndabasubiza nti, si umuhango w'Abaroma gutanga umuntu ngo apfe abamurega batari imbere ye akemererwa kwiregura ibirego. Nuko bateraniye hano sindagatinda, ahubwo bukeye bwaho nicara ku ntebe y'imanza mpamagaza uwo muntu. Abarezi bahagurutse ntibamurega ikirego cyose cyo mu bibi nakekaga, ahubwo bamurega impaka zo mu idini yabo n'iz'umuntu witwa Yesu wapfuye, uwo Pawulo yavugaga ko ari muzima. Nanjye binyobeye mbuze uko menya ukuri kwabyo, niko kumubaza ko ashaka kujya i Yerusalemu ngo abe ariho acirirwa urubanza rw'ibyo. Ariko Pawulo ajuririye kuri Augusito, nuko ntegeka ko arindwa kugeza aho nazamwoherereza Kaisari. Agiripa asubiza Fesito ati, nanjye ubwanjye ndashaka kumva uwo muntu. Undi ati, ejo uzamwumva. Bukeye bwaho Agiripa na Berenike bazana icyubahiro cyinshi, binjira mu rukiko n'abatwara ingabo n'abakomeye bo muri uwo mudugudu. Fesito ategeka ko bazana Pawulo. Maze Fesito abwira Agiripa ati, mwami Agiripa, namwe mwese abo turi kumwe hano murareba uwo Abayuda bose bansabiraga i Yerusalemu nino basakuza ngo nta gikwiriye kubaho. Ariko menya yuko atakoze igikwiriye kumwicisha, kandi nawe ubwe ajuririye kuri Augusito ngambirira kumumwoherereza. None mbuze ijambo rigaragara ryo kwandikira umwami wanjye, nicyo gitumye muzana imbere yanyu, kandi cyane cyane imbere yawe mwami Agiripa, kugira ngo nitumara kumubaza mbone icyo nandika, kuko ngira ngo ni icy'ubwenge buke kohereza imbohe sinsobanure ibyirezwe. Byakozwe n'intumwa ibice 26. Pawulo yiregura imbere ya Agiripa. Agiripa abwira Pawulo ati, mwemerewe kwiregura. Maze Pawulo arambura ukuboko ariregura ati, ibyo narezwe n'Abayuda byose mwami Agiripa, ndishimye ko ari wowe ngiye kubyireguriraho.
kandi cyane cyane kuko uzi imigenzo n'impaka byo mu Bayuda byose, nicyo gitumye nkwinginga ngo wihanganire kunyumva. Ingeso zanjye uhereye mu buto bwanjye, ubwo nahoraga mu bwoko bwacu i Yerusalemu, uhereye mbere na mbere Abayuda bose barazizi, kandi baranzi uhereye mbere na mbere, ndetse bakwemera guhamya yuko nari umufarisayo wo mu gice cyarushaga ibindi byo mu idini yacu gukomeza imihango. None mpagaritswe gucirwa urubanza, kuko niringira kuzabona ibyo Imana yasezeranije ba sogokuruza, iby'imiryango yacu 12 yiringira kuzabona, ikorera Imana n'umwete mwinshi ku manywa na nijoro, kuko ari byo niringira. None Mwami, nicyo gitumye ndegwa n'Abayuda. Ni iki gituma mugira ngo ni ikintu kidashoboka kwemerwa ko Imana izura abapfuye? Ubwanjye nibwiraga yuko nkwiriye gukora byinshi birwanya izina rya Yesu w'i Nazareti, no kubikora nabikoreraga i Yerusalemu, ngashyira abera benshi mu nzu y'imbohe, mpawe ubutware n'abatambyi bakuru, kandi uko babicaga nemeraga ko babica. No mu masinagogi yose nabahanaga kenshi, nkabahata gutuka Yesu, kandi kuko nasazwaga cyane no kubarakarira, nicyo cyanteraga kubarenganiriza no mu midugudu y'abanyamahanga. Ngikora ibyo, njya i Damasiko mpawe ubutware, ntegetswe n'abatambyi bakuru. Nkigenda ku manywa y'ihangu, Mwami, mbona umucyo uvuye mu ijuru urusha uw'izuba, unsangana n'abo tugendana. Twese twikubita hasi, numva ijwi rimbwira mu Ruheburayo riti, Sawuli, Sawuli, undenganiriza iki? Biragukomereye gutera imigeri ku mihunda. Nanjye ndabaza nti, urinde Mwami? Umwami aransubiza ati, ndi Yesu uburenganya. Ariko haguruka uhagarare, kuko igitumye nkubonekera ari ukugira ngo ngutoranye, nkugire umukozi wanjye n'umugabo wo guhamya ibyo ubonye n'ibyo nzakubonekerana, ngukize ab'ubwoko bwanyu n'abanyamahanga ari bo ngutumyeho, kugira ngo ubahumure amaso, nabo bahindukire bave mu mwijima bajye mu mucyo, bave no mu butware bwa Satani bajye ku Mana, baherako bababarirwa ibyaha byabo, baraganwe n'abejejwe no kunyizera. Mwami Agiripa, mperako sinanga kumvira ibyo neretswe byavuye mu ijuru, ahubwo mbaza ab'i Damasiko, maze mbwira ab'i Yerusalemu nabo mu gihugu cyose cy'i Yudaya n'abanyamahanga, babwiriza kwihana no guhindukirira Imana, gukora imirimo ikwiriye abihannye. Nicyo cyatumye Abayuda bamfatira mu rusengero, bakagerageza kunyica, ariko mbona gutabarwa kwavuye ku Mana. Na n'ubu ndacyariho mpamiriza aboroheje n'abakomeye. Icyakora ntacyo mvuga keretse iby'abahanuzi na Mose bavuze ko bizaba, yuko Kristo atazabura kubabazwa, kandi ko ari we uzabanza kuzuka no kubwira ubwoko bwacu n'abanyamahanga ubutumwa bw'umucyo. Festo avuze ko asaze, Pawulo agerageza kwemeza Agiripa. Akiregura atyo, Festo avuga ijwi rirenga ati, urasaze Pawulo, ubwenge bwawe bwinshi buragushajije. Pawulo aramusubiza ati, sinsaze nyakubahwa Festo, ahubwo ayo magambo nyavuganye ukuri no kwitonda, ndetse n'umwami azi ibyo neza, kandi ndabimubwira nshize amanga, kuko nzi ko ari ntacyo muri byo ayobewe, kuko bitakozwe rwihishwa. Mbese Mwami Agiripa, mwemeye ibyahanuwe? Nzi yuko ubyemeye. Agiripa asubiza Pawulo ati, ubuze hato ukanyemeza kuba umukristo. Pawulo ati, ndasaba Imana kugira ngo haba hato haba hanini, uretse wowe wenyine, ahubwo n'abanyumva uyu munsi bose bamere nkanjye, keretse iyi minyururu. Umwami ahagurukana n'umutegeka mukuru na Berenike n'abo bari bicaranye, basohotse baravugana bati, ntacyo uyu muntu yakoze gikwiriye kumwicisha cyangwa kumubohesha. Agiripa abwira Festo ati, uyu muntu aba arekuwe iyo aba atajuririye kuri Kayisari. Ibyakozwe n'intumwa ibice 27. Bajyana Pawulo mu nkuge kugira ngo bajye muri Italiya. Bamaze gutegeka ngo dutsuke tujye muri Italiya, Pawulo n'izindi mbohe babaha Yuliyo
umutware utwara umutwe wo mu ngabo zitwa iza Augusto. Twikira mu nkuge yavuye muri Adaramutiyo yendaga gutsuka ngo ijye mu bihugu byo muri Aziya, turatsuka. Twari kumwe na Arisitariko umunyamakedoniya w'i Tesalonike. Bukeye bwaho dufata i Sidoni. Yuliyo agirira Pawulo neza, amukundira kugenderera inshuti ze kugira ngo zimugaburire. Dutsukira aho, duhita munsi y'ikirwa cy'i Kupuro, dushaka kukikingaho umuyaga kuko wari uduturutse imbere. Twambutse inyanja ihereranye n'i Kilikiya n'i Pamfiliya, dufata Imura, umudugudu w'i Lukiya. Umutware utwara umutwe asangayo inkuge yavuye muri Alekizanderiya ijya muri Italiya, adushyiramo. Tumara iminsi myinshi tugenda buhoro kugeza bugufi bw'i Kinido, bituruhije cyane, maze umuyaga utubujije duhita munsi y'ikirwa cyitwa Kirete imbere y'i Salumoni, tukikingaho umuyaga. Dukikira bituruhije cyane, tugera ahantu hitwa imyaro myiza bugufi y'umudugudu witwa Rasaya. Ariko kuko hari hashize iminsi myinshi kandi kunyura mu nyanja kukaba kwari gufite akaga, kuko ndetse n'iminsi yo kwiyiriza ubusa yari yarashize, nuko Pawulo abagira inama ati, yemwe bagabo, mbonye yuko uru rugendo rugiye kubamo ibyago no gupfusha byinshi, si iby'inkuge n'ibirimo gusa, ahubwo n'ubugingo bwacu nabwo. Ariko umutware utwara umutwe yumvira umwerekeza na nyiri inkuge kurusha ibyo Pawulo avuze, kandi kuko umwaro atari mwiza gutsikamo, kuhamarira amezi y'imbeho, abenshi babagira inama yo gutsuka bakavayo, ngo ahari bashobora kugera i Foyonike, kuba ariho bamarira amezi y'imbeho, ariho umwaro w'i Kereti werekera hagati y'ikasikasi n'iburasirazuba n'ikusi y'iburengerazuba. Nuko umuyaga uturutse ikusi uhushye buhoro, bibwira yuko babonye icyo bashakaga, baratsuka bakikira bugufi cyane bw'i Kereti. Maze umwanya muto ushize baterwa n'umuyaga uhuha cyane witwa Urakuro uturuka kuri icyo kirwa. Inkuge irahehwa, ntihabasha kugema umuyaga, turayireka ijya aho ishaka. Duhita munsi y'akarwa kitwa Kirawuda, kingaho umuyaga, maze tubona uko dukira indere mu nkuge. Ariko bituruhije cyane, bamaze kuyiterura, benda imirunga bayinyuza munsi y'inkuge, barayihambira, kandi kuko batinyaga gusukwa ku musenyi usaya witwa Suriti, bamanura imyenda igendesha inkuge, bagenda batyo bajyanwa n'umuyaga. Dukomeza guteraganwa n'umuyaga cyane, nuko bukeye bwaho baroha imitwaro mu nyanja. Ku munsi wa gatatu bajugunya iby'inkuge mu nyanja, kandi hashize iminsi myinshi izuba n'inyenyeri bitaboneka, duterwa na ruhuma y'umuyaga mwinshi. Ibyo bituma twiheba rwose ko ntawe uzakira. Kandi bamaze iminsi myinshi batarya, Pawulo ahagarara muri bo hagati, arababwira ati, yemwe bagabo, mwari mukwiriye kunyumvira, ntimuve i Kirete ngo mutabona ibi byago no gupfusha ibyanyu. Kandi none ndabakomeza, nimuhumure, kuko muri mwe hatazapfa n'umwe keretse inkuge, kuko iri joro iruhande rwanjye hahagaze marayika w'Imana, Nduwayo nyikorera, akambwira ati, Pawulo, witinya, ukwiriye guhagarara imbere ya Kayisari, kandi dore Imana iguhaye n'abo mugendana bose. Nuko nimuhumure mwa bagabo mwe, kuko nizeye Imana yuko bizaba uko nabwiwe. Ariko dukwiriye gusukwa ku kirwa. Inkuge irengerwa, bose bakira. Ijoro rya 14 risohoye, duteraganwa hirya no hino mu nyanja ya Adiriya, mu gicuku. Abasare bakeka yuko hari igihugu begereye. Bagera uburebure bw'amazi y'umuhengeri, babona nka metero 40. Bicumyeho hato bongera kugera, babona nka metero 30.
kandi kuko batinya gusekura ku ntaza, bajugunya mu mazi inyuma y'inkuge ibyuma 4 byo kuyitsika bifuza ko bucya. Abasare bashatse guhunga mu nkuge, bamanurira indere mu nyanja, basa n'abashaka kujugunya imbere y'inkuge ibyuma byo kuyitsika. Pawulo abwira umutware utwara umutwe w'abasirikare ati, aba nibataguma mu nkuge ntimubasha gukira. Maze abasirikare baca imigozi y'indere, barayireka iragenda. Bwenda gucya, Pawulo arabinginga bose ngo barye, ati none uyu munsi ni uwa 14 mutegereza mutarya, mudakoza intoki ku munwa. Nicyo gitumye mbinginga ngo murye, kuko ari byo biri bubakize, kandi hatazagira agasatsi kamwe gapfuka ku mitwe yanyu. Amaze kuvuga atyo, yenda umutsima, ashimira Imana imbere yabo bose, arawumanyagura, atangira kuryaho. Bose babona ihumure, nabo bararya. Twese abari mu nkuge twari abantu 276. Bamaze guhaga, baroha amasaka mu nyanja kugira ngo borohereze inkuge. Ijoro rikeye ntibamenya icyo gihugu, ariko babonye ikigobe kiriho umusenyi, bajya inama y'uko bashobora komoreraho inkuge. Bahambura imirunga yari ifashe ibyuma bitsitse inkuge, babisiga mu nyanja. Bakibikora, bahambura imirunga yakomeje ibyerekeza inkuge. Bazamura umwenda w'imbere wigendesha berekeza ku musenyi. Ariko bageze mu ihuriro ry'amazi, basekura inkuge ku butaka bwo hasi y'amazi. Nuko umutwe w'inkuge w'imbere urashinga ntiwanyeganyega, maze uw'inyuma umenagurwa n'imbaraga y'umuraba. Abasirikare bashaka kwica imbohe kugira ngo hatagira uwo muri zo woga agacika. Ariko umutware utwara umutwe ashatse gukiza Pawulo, agwabiza imigambi yabo. Ategeka yuko abazi koga biroha mu mazi kugira ngo abe ari bo babanza kugera ku nkombe, n'abandi nabo bamwe bagenda ku mbaho, abandi ku bindi bivuye mu nkuge. Nuko muri ubwo buryo bagera ku nkombe bose barakira. Byakozwe n'intumwa ibice 28. Incira iruma Pawulo ntiyagira icyaba. Tumaze gukira tumenya yuko icyo kirwa cyitwa Melita. Bene igihugu batugirira neza cyane, baducanira umuriro, batwakira twese kuko hari imvura n'imbeho. Ariko Pawulo amaze guteranya umuganda w'inkwi arazicana, incira iva mu muriro imuruma ku kiganza. Bene igihugu babonye icyo gikururuka kirereta ku gikonjo cye, baravugana bati, ni ukuri uyu muntu ni umwicanyi. Nturora nubwo yakize mu nyanja idaca urwa kibera, ntimukundira kubaho. Ariko akunkumurira icyo gikururuka mu muriro ntiyagira icyaba. Ba bandi bategereza yuko ari bubyimbe cyangwa ari bupfe, akindutse. Ariko bamaze umwanya munini bakibitegereje, babona ntacyo abaye, barahindura bati, ni Imana. Pawulo akiza se w'umutware w'i Melita. Bugufi bw'aho hantu hari igikingi cy'umutware w'icyo kirwa witwaga Pubiliyo. Aratwakira, atuzimanira neza iminsi 3. Se wa Pubiliyo yari arwaye ubuganga n'amacinya. Nuko Pawulo yinjira mu nzu ye, arasenga, amurambikaho ibiganza, aramukiza. Ibyo bibaye, abandi barwayi bari mu kirwa baherako nabo baraza, arabakiza. Baduha icyubahiro cyinshi, kandi tugiye gutsuka bashyira ibyo twari dukennye byose mu nkuge yacu. Bamaze kwambuka bagera i Roma. Tumazeyo amezi 3 dutsuka mu nkuge yavuye muri Alexandria, yari imaze amezi y'imbeho ku kirwa. Ikimenyetso cyayo cyari ishusho y'abavandimwe b'impanga. Dufata Isurakusa, tumarayo iminsi 3. Bukeye tuvayo, turagoronzoraka tugera i Regiyo. Hashize umunsi umwe, umuyaga uturutse ikusi urahuha. Nuko tugenda iminsi 2, dufata Iputeyoli. Tuhasanga bene data bamwe, baratwinginga ngo tumarane nabo iminsi 7. Nuko tujya i Roma. Bene data b'i Roma bumvise inkuru yacu, baza kudusanganirira mu midugudu yitwa Iguriro rya Apiyo n'amatundiro 3. Pawulo ababonye ashima Imana, ashyitsa agatima mu nda. Tumaze kugera i Roma, umutware utwara umutwe ashyikiriza imbohe umutware w'abasirikare barinda Kayisari,
ariko bakundira Pawulo kuba ukwe ari kumwe n'umusirikare umurinda. Pawulo yigisha abayuda b'i Roma. Iminsi 3 ishize ahamagaza abakomeye bo mu bayuda, bamaze guterana arababwira ati, bagabo bene data, nubwo ntagiziye ikibi nagiriye ubwoko bwacu cyangwa imigenzo ya ba sogokuruza nabohewe i Yerusalemu, bankurayo bampa Abaroma. Nabo bamaze kumbaza bashaka kundekura kuko nta mpamvu yambonetseho yo kunyicisha. Ariko abayuda bagiye impaka mpatwa kujuririra kuri Kayisari. Icyakora si uko mfite icyo ndega ubwoko bwacu, nicyo nabatumiriye ngo tuvugane duhanganye, kuko ibyo Abayisiraheli biringira kuzabona ari byo byatumye mboheshwa uyu munyururu. Nabo baramusubiza bati, nta nzandiko z'ibyawe twabonye zivuye i Yudaya, kandi na bene data baje ntawigeze atubarira inkuru mbi yawe cyangwa ngo akuvuge nabi, ariko turashaka kumva ibyo utekereza, kuko icyo gice tuzi yuko bakivuga nabi hose. Bamusezeranya umunsi, baramusanga ari benshi mu nzu bamucumbikiyemo, arabibasobanurira, ahamya ubwami bw'Imana, abemeza ibya Yesu abikuye mu mategeko ya Mose no mu byahanuwe, ahera mu gitondo ageza nimugoroba. Bamwe bemera ibyo yavuze, ariko abandi ntibabyemera, ntibahuza imitima. Nuko Pawulo abasezeraho amaze kuvuga ijambo rimwe ati, ibyo Umwuka Wera yabwiriye ba sekuruza wanyu mu kanwa k'umuhanuzi Yesaya yabivuze neza ati, jya kuri abo bantu babwira uti, kumva muzumva ariko ntimuzabimenya, kureba muzareba ariko ntimuzabyitegereza, kuko umutima w'ubu bwoko ufite ibinure, amatwi yabo akaba ari ibihuri, amaso yabo bakayahumiriza ngo batarebesha amaso, batumvisha amatwi, no kumenyesha umutima no guhindukira ngo mbakize. Nuko mumenye yuko abanyamahanga bohererejwe ako gakiza k'Imana, kandi abo bazakumvira. Amaze kuvuga atyo, abayuda bagenda bagishanya impaka cyane. Amara imyaka 2 itagabanije mu icumbi rye bamucumbikiyemo kujya atanga ibiguzi. Yakiraga abaje kumusura bose, akabwiriza iby'ubwami bw'Imana, akigisha iby'Umwami Yesu Kristo ashize amanga rwose, kandi ntawamubuzaga. Imana ibahe umugisha kandi bishimire. Dushoje ibyakozwe n'intumwa, ejo tuzatangira igitabo cy'Abaroma. Mugire umunsi mwiza.